Yes les amis, hari abahanzi wigeze gukunda cyane nyuma ukajya wibaza impamvu utakibumva cyangwa utakibabona, mbese ukibaza irengero ry'abo bahanzi. Niyo mpamvu muri iyi nkuru twashatse kugaruka kuri bamwe mu bahanzi twakunze ndetse bakanyujijeho cyane, ariko tukaza kubura amaherezo yabo mu bijyanye n'umuziki. Nibyo koko ntagahora gahanzi, ariko se kandi koko aba bahanzi cyari cyo gihe ngo bave mu muziki cyangwa bagiye kare? Ese kuzima kw'abahanzi muri make byaba biterwa n'iki? Umuziki ko ari ubucuruzi nk'ubundi, iyo ibihangano byawe byakunzwe biragutunga mu buryo bushimishije, ariko mu myaka yatambutse washoboraga gusohora igihangano kigakundwa ariko ntikigutunge kubera ko nta mafaranga menshi washoboraga kwishyurwa binyuze ku mbuga zicuruza amashusho nka YouTube n'izindi. Abahanzi bazimiye usanga abakunzi babo bakibatekereza, ariko bo nta bushake bigeze bagira bwo guhindukirira muzika. Iyo witegereje neza usanga buri mwaka hazamuka abahanzi bakamenyekana, abari kuvugwa icyo gihe bakaba bibagiranyeho gato. Kugira ngo ukomeze wigarurire imitima ya benshi muri muzika, ibanga ni ugukora cyane no gutanga ubutumwa bwiza, umuziki ubyinitse kandi uryoheye amatwi. Aba bahanzi barabikoze mu gihe cyabo, turabakunda cyane, ariko bageraho bacika intege barabireka ku mpamvu zitandukanye. Aba bahanzi kandi usanga bakunze kugarukwaho na benshi bakunda umuziki nyarwanda, bagaragaza ko babakumbuye cyane. Aba ni bamwe rero mu bahanzi bakanyujijeho mu myaka ishize bakaza kuburirwa irengero, nyamara abafana babo bakibakumbuye ndetse bakibasaba kugaruka muri muzika. Reka duhere kuri Miss Jojo. Umuhanzikazi Uwineza Josiane wamamaye mu myaka ya kera nka Miss Jojo ari mu bahanzi bigaruriye imitima ya benshi mu gihe cye. Akaba yaramenyekanye cyane mu ndirimbo zakuzwe na benshi harimo nka Mbwira, Ndinde Beretirida, Tukabyine n'izindi. Umuziki yakoraga wagize ingufu kuva mu mwaka wa 2007 kugera muri 2012, ari nabwo yari amaze gushyira ahagaragara alubumu ebyiri yitwa Genesis n'iyitwa Woman. Kuri ubu ari mu bahanzi baburiwe irengero muri muzika, badasiba gusabwa n'abafana ko bakongera kugarukamo bitewe n'uko bakumbuwe. Uyu mugore wamenyekanye cyane mu muziki w'u Rwanda umwaka umwe gusa nyuma yo gukora ubukwe, yahise atangaza byeruye ko iby'umuziki abishyize ku ruhande. Nikuzwe Gabriel, mwamumenye nka Umutare Gabi, umwe mu bahanzi bakanyujijeho mu myaka ya 2014 kuzamura. Yamenyekanye mu ndirimbo z'urukundo, ariko nawe mu myaka ya 2016 yahise abura neza bisa nkaho umuziki awuretse burundu. Uyu musore wamenyekanye mu ndirimbo z'urukundo yari umwe mu bahanzi bari bafite ijwi ryiza ndetse n'ubuhanga mu kuririmba injyana zigezweho ariko zivanzemo gakondo. Umutare Gabi wamenyekanye mu ndirimbo Mesa Kamwe, Ayo Bavuga, Ntunkangure n'izindi. Yavuye mu Rwanda ajya gutura hanze yarwo, kuri ubu ari mu bahanzi bazimye neza baburiwe irengero. Umuhanzikazi Buzindu Allioni yamenyekanye nka Allioni nyine, ni umwe mu bahanzi bamenyekanye cyane kandi barakurwa mu myaka ya za 2014 kuzamura. Uyu munyarwandakazi wari ukunzwe by'umwihariko kubera ahanini uburanga ndetse n'ikimero cye, yagiye avugwa cyane mu rukundo na producer Washington wamukoreraga indirimbo, wari mu bagezweho kandi icyo gihe. Nyuma ariko bo bagenda babihakana. Umuhanzikazi Allioni ari mu bahanzi baburiwe irengero nubwo yakunzwe cyane mu ndirimbo nka Pole Pole, Tuza, Impinduka n'izindi. Nawe yarazimye nubwo agira gutya akagaruka, ariko bisa nkaho byanze. Elion Victory yakoze amateka akomeye mu ruhando rwa muzika nyarwanda, gusa kuri ubu nawe amaze kwibagirana kandi yarari mu bahanzi b'abahanga ndetse bakuzwe cyane. Yari afite umwihariko wo kuririmba nicurangira ibicurangisho by'umuziki birimo gitari n'ibindi. Yamamaye mu ndirimbo zitandukanye nka Marita, yakoranye n'umuhanzi Kamishi, Amafaranga, Mbwiza Ukuri n'izindi nyinshi. Elion Victory nawe rwose umuziki we asa nkaho yawushyizeho akadomo, nubwo rwose yari umuhanzi w'umuhanga kandi wakoze indirimbo zakunzwe n'abatari bake. Umuhanzikazi Uwimana Aisha wamenyekanye ku izina rya Sini, nawe ntakibarizwa muri muzika ya none.
Ciney yari yarigaruriye imitima ya benshi mu ijwi ryiza cyane no mu ndirimbo zibyinitse kandi zuje ubutumwa. Yamenyekanye mu ndirimbo yise Igire, aho agira inama abakobwa n'abandi b'igitsina gore batwawe n'irari ryo kurarikira iby'abahungu cyangwa se iby'abagabo. Yamenyekanye kandi mu ndirimbo nka Ngwino nkwereke, Tuma bavuga, Dogini n'izindi. Nawe rwose uvuze ko umuziki atakiwurimo ntiwaba wibeshye na gato. Gisa cy'Inganzo, uyu musore ni umwe mu bahanzi b'abahanga yakuzwe cyane biturutse ku ijwi rye, ku buryo mu mizo ye benshi bamwumvaga bemezaga ko ari umuhanga kandi agomba kugera kure. Yahereye muri 2012 yicuma akabando, akomeza guhanyanyaza, agenda anigwizaho abakunzi, ariko bigeze mu myaka yakurikiyeho birazamba. Kimwe mu bintu bikomeye byatumye uyu muhanzi azimangatana ni uburyo yabaswe no kunywa ibiyobyabwenge agafungwa inshuro nyinshi, ndetse mu myaka ishize aherutse gufungurwa nyuma y'igihe yari amaze muri gereza y'Imageragere. Agarutse avuga ko ibiyobyabwenge biretse burundu kandi afite kwigarurira muzika, ariko bisa nkaho byamunaniye rwose. Uyu muhanzi nawe urebye uko yigeze gukurwa na benshi, uyu munsi wavuga ko kongera kwisuganya akagaruka ku ruhando rw'abahanzi bakomeye bigoye, nubwo muri iki gihe akomeza guhanyanyaza. Umuhanzikazi Nirere Rusi wamenyekanye nka Miss Chanel ku mazina y'ubuhanzi, ni umwe mu bakanyujijeho mu myaka yatambutse mu ndirimbo z'urukundo. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Ndarota, Ngukunda byayibuje na Kutaka n'izindi. Kuri ubu ntacyumvikana cyane muri muzika nk'uko byahoze. Uyu muhanzikazi nyuma yo kuva mu Rwanda akajya gutura mu Bufaransa, nawe bisa nkaho umuziki we wahise urangiriraho. Uramutse uvuze indirimbo nka Nyigisha, Mfite amatsiko, Undwaza umutima, Si wowe fi yonyine, Abisi n'izindi nyinshi, abakunze umuziki mu myaka ishize mu mitwe yabo hahita hazamo izina Naason. Uyu musore yakuzwe byimazeyo mu ndirimbo zitandukanye, ariko nawe aza kugenda abura gake gake kugeza aho uyu munsi utamenya aho yarengeye. Nubwo agira atya akagaruka agakora indirimbo imwe akamara indi myaka myinshi nta yindi ndirimbo agira. Ibi nawe bimushyira mu bahanzi basa nkaho bazimiye ndetse baburiwe irengero. Neg G The General ari mu bazamukanye n'umuhanzi Riderman, ndetse banabaga mu itsinda rimwe rya UTP Soldiers ryarindimutse. Aba bombi bakajya mu muhari na n'ubu bakaba badacana uwaka. Nyuma yo gutandukana kw'iri tsinda bari bahuriyemo na MIM bamaze kwirukana Riderman, Neg G yakomeje kudundaguza mu muziki, ariko bigenda byanga kugeza na n'uyu munsi. Ari mu bahanzi b'abahanga muri hip hop batigeze bagera kure, ndetse ubu nta hantu wapfa kumva indirimbo y'icurangwa. Nawe akenshi iyo atafunzwe aba ari kunywa ibiyobyabwenge bitemewe, ubundi aba yibereye ku nzoga yitwa Nguvu. Iby'umuziki byo ntubimubaze. Mako Nikoshwa cyangwa se Mako Makombe nawe ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu myaka ya za 2005. Amenyekana cyane mu ndirimbo zirimo Agaseko, Bonane, Nkunda kuragira n'izindi nyinshi. Nyuma yagize ikibazo gikomeye cy'uburwayi, nubwo Imana yakinze akaboko agakira, ariko ntiyigeze yongera kugaragara mu ruhando rwa muzika, asa nkaho yazimye burundu. Abahanzi bakanyujijeho bakaza kuzima ni benshi, twavuga abandi nka Rafiki, Princess Priscilla, amatsinda nka Just Family, The Brothers n'izindi. Kuri ubu kandi hari abahanzi bagikuzwe ariko basa nkaho nabo batagikora, utamenya aho barengeye nka Soshomura, Kwinsha, Kitoko, K8, Kavuyo n'abandi benshi. Yewe abahanzi baburiwe irengero ni benshi. Reka tubasoreza aha, ariko nawe watubwira abahanzi wakundaga nyuma ukaza kubabura. Yes rezami, mwakoze rero kubana natwe. Mwibuke mukore subscribe kuri channel yacu, like na comment. Imana ibarinde mwese. Ciao, shalom.